nta kibazo nta kibazo hano nta mutekano uba uhari nagira ngo murebere ntugire ikibazo rwose ntugire ikibazo. ngiye ngo twaraguhemukiye gute twaguhemukiye iwacu bamereye nabi bananyirukanye umva ubu se ndagiye ko mwamemukiye. yewe aya mafaranga nubwo nyatanze sinzi niba bizava ko mbonye ari umurara nk'abandi bose. murerwa n'igihe waba Bikira Mariya mwamikazi w'ikigo dore n'ibyangombwa reka turebe byota yewe simbizi takira ubutumwa yampaye sawa yewe sinzi niba bizavamo pe uyu si umurara nk'abandi bose. yewe aya mafaranga nubwo nyatanze sinzi niba bizavamo ko mbonye ari umurara nk'abandi bose. aha zahamare hamana Mwacha komera stiandi salama. Yewe ni amahoro se? Amahoro ni iminsi n'akazuba. Mwana se munyacyaro buriya nubwo turimo turavugana ariko mfite ikibazo tu. Ndabibona rwose. Oya ndagifite kandi urwiyambitse. Ngewe reka nkubwire. Saa 8 z'amanywa koko. Ibintu bimbayeho haruguru hariya. Dore wa mukobwa wanjye yanyohereje urwandiko ngo za gahunda ze zazinduzi ngo zaciyemo. Maze nanjye si ukuguruka ye ikoti ndivanamo nkubita hasi. Amaye nka muzeyi. Ubwo kagira inkuru. Ibarwa rero yavugaga iki? Hari amafaranga nyine nawe urumva yo kwitegura. Ute amafaranga. Ubwo ambwira ibimenyetso ndi busangane umuntu ndi buyahereze. Ariko ngeze reka nkubwire. Ebana ariya nagera ku ntego yagenewe. Yewe sembese. Uwo muntu bameze ate? Amaso cyangwa ni wa mukuru wawe numva ugiye gukora ubukwe. Oya nyine ubona yahaye nubona agombaga gutuma umva nagiye nsanga umuhungu yicaye dore ku gatebe yicaye atya yagangaje hanyuma yambaye birinete ahangaha harasa umuhondo hano harasa ubururu ngo mubone nanjye mbanguye mu kantu bandumiwe intese ni wowe bandumyeho ko bantumbwiye ko ngusanga aha ati ninge rwose ati ningewe ati mukobwa wawe ati ningewe uri bushikiza amafaranga nkayamujyanira nifata ku munsi ngandumiwe ntibikira Mariya we umwamikazi w'ikibeho maze icyabinyemeje ko ari byo koko abagizarya abakoze mu mufuka w'inyuma abagiza cyabakuyemo irangamuntu ya mukobwa wanjye nuko mbandabana kandi se none ibaruwa nayo hawe na mukwe wanjye none dore irangamuntu uyu niwe uyifite ndamwima amafaranga nshingiye akabandari nkura y'amafaranga inoti dore nazitwaye dora none nazitwaye nuko ngira ntya mba nzikuyeyo ndazinga nuko mba ndamuhereje ariko nageze nayamuhaye umutima ndya umva nubwo nabemenye ibimenyetso ariko simfite igihamya yuko ari amafaranga azagera ku cyo yagenewe.
ari byiza mwebwe mwaramemukiye we n'amafiri mwaramemukiye nta kibazo mwirangirira kuri toyi nta kibazo cyacu ngaho rwose nyirangirira kuri toyi mwarakoze ni hirya reka nze mpakwereke none se ni hehe dore ni hariya nta kibazo hano nta mutekano uba uhari nagira ngo nkurebere nta kibazo rwose nta kibazo ntugire ikibazo rwose ntugire ikibazo ko narumiwe Bimeze bite? sawa Nta stress? Karibu nabi. Bimeze bite? Sana nagukumbuye kabisa. niko Byataye. nabimbe cyane Cyane bimeze bite? ndaho Shaka rero nyine ntari bikore. Bimeze bite? ndaho nta kibazo Meze neza. shari nakumera neza waramemukiye Njye naguhemukiye. ni ukuri waramemukiye Ndumva naguhemukiye gute subundi? nyine mwebwe muri abatekamutwe mwaramemukiye uriya se amafaranga mwagiye kuyazana ko muziye mubigenje gute Aya, kare mafaranga. wowe n'agasirimu Hemukiye. weho n'agasirimu mwaramemukiye Gute twaguhemukiye? iwacu bamereye nabi bananyirukanye umva ubu se ndajyayo sheri ndagiye ko mwamemukiye Ngiye ndumva ibyo bintu ngiye mbwira. None se ubundi gasiri mu oya gihe mwamemukiye muri abana babi tushire urumva ko njye naguhemukiye. ubu se ko banyirukanye ndajya hehe Birisere ntabwo naguhemukiye. Urumva njye naguhemukira. gusa nyine mwakoze ubwo reka nigendere nigera ninje kukubwira urakoze Oya wigenda ariko rwose mbabara njye ntabwo urigize nk'umukira. Urumva njye nabikora. mwakoze ubwo njye ndigendeye mwe no kumpamagara Gusa ni gutyo ugenda se